Nongeye kubasuhuza abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, uyu munsi tuje kuvuga ukuntu aya mafaranga dukorera muri app za mining cyangwa izi application ziduha amafaranga kubera kugenda, urugero harimo Macadam, Workfy, Worktask hamwe na Sweetcoin. Ayo mafaranga uburyo twaya managinga. So ubundi ibi bintu tubimenyereye ku mabanki manini, uburyo amafaranga yacu tuyatanga bakaduhamo inyungu biciye muri saving. Haba hari saving zitandukanye, ariko abantu twese bararebye basanga siko twese tuyoboka amabanki cyangwa siko twese tubona banki hafi yacu. Niyo mpamvu MTN Mobile Money yazanye ubu buryo bwose. So guys, ngiye kubereka zimwe mu nzira ushobora gufata amafaranga yawe ukayabyazamo andi mafaranga mu gihe runaka binyuze kuri sim card ya MTN cyangwa izi telefone duhorana. Atari ngombwa ngo ujye kuri banki uyabitse uyasavinge ngo bazakungukire, hoya, ukoresha iyi mobile money dufite duhorana tugendana every day. So twagiye, uraza ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 urwego. Urabona hejuru batubwiye rimwe ni Mocash, kabiri Kavance, gatatu Ejo Heza, kane KCB. Ubutaha nzababwira no kuri Ejo Heza uburyo ikora step by step, ku bantu mutaba mubisobanukiwe cyangwa mubyumva cyangwa ngo mumenye ngo bikorwa bite. Uyu munsi ikintu tugiye kwibandaho ni Mocash. Turajya kuri rimwe. Urabona muri Mocash harimo utuntu tugera kuri dutatu tugomba kwitaho. Ibi bintu bitatu nibyo n'amabanki akoresha cyangwa amabanki akora. Rero urabona iyi ni banki yatwegereye iwacu mu cyaro hepfiyo, aho tudashobora kugenda ngo tujye mu mijyi ku accessinga za banki, dushobora kubikorera iwacu aho twibereye. Icyambere kiri muri Mocash ni saving. Gusavinga bisanzwe. Amafaranga ubonye ukahita uyatereka kuri Mocash, andi make ubonye ukayongeraho, ukagenda uyongeraho, kandi urabizi ko uko ugenda usavinga menshi hari inyungu bagenda bakubarira bitewe na saving n'igihe imazeho iyo usavinga. Icya kabiri ni loan. Kugira ngo uhabwe inguzanyo bisaba ngo ubu savinga kenshi gashoboka. Iyo savinga kenshi gashoboka uba wemerewe kugurizwa. Urabisaba barabikwemerera bakakubwira ati amafaranga ubu ngubu wemerewe kugurizwa ni aya ngaya. Kugira ngo uyongere abe menshi ayo wemerewe kugurizwa ni uko ugenda wongeraho urushaho gusavinga, ukora muvoma nyinshi. Urumva bikora kimwe nko kuri banki zisanzwe. Aka gatatu nako twita lock savings, ariko nshaka ko tuvugaho uyu munsi ngo gakora gate ku bantu bakarebaga batakazi ngo kamara iki. Nibyo tugiye gusobanuraho, mbasobanure kuri iyi lock savings MTN Mobile Money yazanye ati ikora gute. Urabona hano iyo savinga bisanzwe aya mafaranga anytime uba wemerewe kuyakuraho. Uba wemerewe kuyakuraho igihe cyose, niyo wayasavinga ukongera ukahita uyakuraho. Kandi duhura n'ibibazo, hari ibintu bitugonga ugasavinga ukabona uyisura n'ikibazo cya danger uhise uyakoresha. Ariyo mpamvu haje buno buryo bwa lock savings. Ubu buryo ukuntu bukora ni gute ndaje mbusobanure step by step. Icyambere tugiye kuvugaho lock savings ni iki? Lock savings ni uburyo bwa MTN Momo bukwemerera gushyira amafaranga ku ruhande ukayafungirana igihe runaka. Urugero nk'iminsi 30, iminsi 60 cyangwa umwaka wose, kugira ngo ubashe kuzigama neza. Muri icyo gihe ayo mafaranga ntashobora gukoreshwa kugeza igihe wagereranyije kirangiye. Iyo niyo bita lock saving. Sobanuye muri makeya, ufashe nk'amafaranga tuvuge ufite ibihumbi 50, sibyo? Uyashyize kuri lock saving. Ayo mafaranga ibihumbi 50 urayasavinga bitewe n'igihe
wihaye, tuvuge wihaye amezi 6, uravuze ati aya mafaranga azagumeho amezi 6 yose. Ubwo ayo mezi 6 ayo mafaranga ni wemerewe kuyabikuza, aragumaho amezi 6. Gusa iyo bagiye kuyagusubiza bayagusubizaho ariho n'inyungu. Nicyo cyiza cya lock saving. Tuvuge urateganya kubaka inzu, urateganya kwishyura minerivare y'abana, urabizi ko minerivare akenshi ubusanga ari mu mezi 3. Ya mafaranga niba uyabonye aka kanya ukaba uyaboneye rimwe, urahita uyafunga amezi 3. Niwemerewe kuyakuraho ikibazo cyari cyo cyose wahura nacyo. Ngira ngo birumvikana. Uko uyifungura ni gute? Uburyo uyifunguramo, wandika akanyenyeri 182 urwego, hanyuma ukemeza, ugahitamo 5. Wamara guhitamo 5, ukahita ujya ahari lock savings. Iyo uhakoze bahita bagusaba umubare w'amafaranga ushaka gufungiranamo, ugahitamo amafaranga ushaka gusevinga ariko afunzwe mu gihe runaka. Uhita uhitamo igihe uzayabikaho, igihe ushaka kamaraho tu utayakoresha. Urugero iminsi 30, iminsi 60, iminsi 90, amezi 2, 3, 4 n'umwaka, biterwa n'igihe ushaka kuyabikaho. Ukemeza transaction yawe, biba bibaye. Ayo mafaranga ahita akurwa kuri Momo balance agashyirwa muri konti ya lock savings. Ubwo nibwo buryo uyifunguramo. Urumva ko ntagikomeye pe. Uko wongera andi mafaranga kuri iyo account. Niba ushaka kongeraho andi mafaranga, ntabwo uyongeraho kuri lock saving ngo bikunde. Oya, ntabwo byakunda. Nkuko nguko uravuze wenda ushyizeho ibihumbi 50, urabifungiranye, ushaka kongeraho ibindi 50. Ya lock saving ntabwo wayongeraho ngo bikunde. Ahubwo ukora iki? Uhita ufungura indi lock saving ya 2. Wemerewe gufungura lock saving nyinshi, ugashyiraho andi mafaranga ushaka kubika mu gihe runaka. Uko bigenza, ukanda n'ubundi akanyenyeri 182 akadirishya, ugakanda OK, ukahita ukanda 5, ukahita uhitamo lock savings, ukahita ufungura indi lock savings, ugashyiraho andi mafaranga ukayafungirana igihe runaka. Ushobora kugira lock saving nyinshi cyarimwe bitewe n'icyo buri imwe igamije. Wenda ushobora kwibaza inyungu ni izihe kuri MTN no kuri wowe. Bwa mbere tuvuge kuri MTN. MTN inyungu izakuramo ni izihe? Izafata ya mafaranga yawe iyakoresha nk'uko amabanki yandi akora. Izahaguriza abantu kuri Mocash, kandi iyo ugiye kuyishyura igusaba n'inyungu, cyo gihe izaba yungutse. Nyine akamaro ni ugukoresha amafaranga yawe bayabyaza andi mafaranga. Ako niko kamaro kuri MTN. Kuri wowe rero aricyo kibanza ugomba kurebaho. Akamaro kawe ko gukora lock saving ni akahe? Akamaro ka mbere ni akangaka. Nuko ayo mafaranga igihe uzayakenerera wagira ibibazo bimeze ute, cyagiye washyizemo kitaragera, ntago azavaho. Ubwo akamaro kayo ni ukugufasha kugera ku ntego nyirizina wiyemeje, nta zindi mbogamizi zijeho ako kanya. Tuvuga uriyemeje aya mafaranga nshaka kuzayatangiza business, kayafata ukayabika igihe runaka, wabona andi ukayabika igihe runaka, wabona andi ukayabika igihe runaka, cyazashira ya mafaranga akakugarukira yose, kandi muri cyagiye wiyemeje uzakoramo icyo kintu. Rero akamaro ka mbere igufasha kugera ku ntego yawe cyangwa ku ntego zawe nta mbogamizi zije aho hagati. Akamaro ka kabiri nuko ikungukira. MTN ikorana n'amabanki nka Urwego Bank cyangwa MTN Finance. Ibyo bivuze ko amafaranga yawe abikwa neza kandi agira inyungu iri hagati ya 5% n'8% ku mwaka bitewe n'igihe yamaze afungiranyweho. Maze umwaka ushobora kubona 8% yayo walokinze.
urumva iyo ni inyungu ya kabiri, amafaranga aba akubyariye amafaranga. Ari nacyo nashakaga ko turebaho, ari nayo ntego mfite uyu munsi. Ariya mafaranga dukorera muri ziriya application zose ntabwo aba ari amafaranga menshi yagukiza, nyine usanga ari amafaranga make. Ubu usanga twebwe tubikora tuba dufite n'utundi tuntu ku ruhande dukora. Ufite ibindi bikwinjiriza, ariya mafaranga wayafata ukayalokinga kuri MTN Momo. Ushobora kujya kuyalokinga no ku zindi banki, ariko hano twarebye banki buri wese ahorana itamugoye kuyikoresha, ariyo MTN Momo. Ukayafata ukayalokingaho igihe runaka, ukazayakuraho baguhaye inyungu. Twakomeje. Impamvu uyikoresha ni iyihe? Ni ka kamaro twavugaga. Icya mbere, irinda gukoresha amafaranga mu buryo butateganyijwe. Ifasha kuzigama ibintu by'ingenzi nk'ishuri, inzu, business cyangwa ingendo. Kandi kamaro ka gatatu, byose bikorwa kuri telefone yawe, nta kujya kuri banki. Ako niko kamaro ka Lock Savings. Akambere, irinda gukoresha amafaranga yawe mu gihe utabiteganyije. Cya kabiri, igufasha kuzigama ibintu by'ingenzi nk'ishuri, inzu, business cyangwa ingendo. Kandi byose bikorwa kuri telefone yawe, nta kujya kuri banki. So dusoza, niba ushaka kumenya uburyo bwo kuzigama neza muri Momo cyangwa muri Ejo Heza, kuko Ejo Heza nayo nzayibasobanurira mu yindi video ikurikira uburyo ikoramo step by step n'akamaro kayo. Rero niba ushaka kugenda ukurikirana uburyo wasavingamo amafaranga yawe cyangwa ukabasha gukoresha amafaranga yawe ngo abyara andi, kora subscribe kuri iyi channel yacu How to Rwanda TV. Ukomeze wige uburyo bworoshye bwo kubyaza amahirwe amafaranga yawe. So guys, mwakoze cyane kudukurikirana. Niba iyi video igushimishije, hari ubundi bumenyi kunguye, kora share kuri bagenzi bawe nabo bayibone, ukore like, utere comment ku bindi wakwifuza ko twakubwiraho, unakore subscribe. Ni inkunga ikomeye cyane urabuduteye. So guys, ciao ciao, hasta la vista.